Ni mu masaha y'ijoro Eloi na Eva baba baryamye basinziriye rwose bashyizweyo. Abajura rero barabatera dore ko baba bazi neza ko uyu mugabo yakuye amafaranga menshi kuri banki kandi yayatahanye. Baba bakeneye rero aya mafaranga byanze bikunze. Baraza rero bakabasanga mu cyumba maze bakababyutsa bose bakabazana muri salo. Uyu mugabo rero ufite ubwoba bwo kwipfira yahise rwose barangira aho yakize amafaranga byihuse. Barayafashe bagiye kugenda barongeye bitegereza aho aba bose baryamye dore ko bari baryamye muri salo nyine bose bubitse inda. Bitegereje rero Eva, umukobwa mwiza cyane w'ikizungerezi wari wambaye akarobe de nuit kagufi maze wari uyoboye aba bajura. Yahise ababwira ati ariko nubwo tujyanye amafaranga ariko rwose hari undi mugisha dusize. Uyu mugabo ni umunyamahirwe cyane, afite umugore mwiza, rero ntabwo twamusiga gutyo. Uyu rero wari ubayoboye yahise abyutsa Eva maze aramubwira ati ngwino tugende mu cyumba kandi umugabo wawe niyitwara nabi bahite bamurasa, nta bintu byinshi. Ubwo niko kandi basigaye bashyize imbunda kuri Eloi umugabo wa Eva. Eloi rero yari afite agahinda kenshi, yari ari kubabwira ati nimumbabarire mundekere umugore, ariko uko yavugaga bamujombaga imbunda cyane ndetse bakamukandagira mu mugongo. Byabaye ngombwa rero ko aceceka kuko yumvaga bashobora kumwica. Abajura rero babiri muri aba ngaba bajyanye nyine Eva maze rwose bamukorera ibintu bitari byiza. Ibi rero byararangiye Eva yabyutse ubona ko rwose afite agahinda gakabije dore ko yararize ni nkaho yamaze ukwezi kose arira atarahora. Gusa nanone umugabo we nawe ntiyigeze abimufashamo habe na gato dore ko guhera uyu munsi yumvaga adashaka kumureba mu maso ndetse yumvaga bataba bari ahantu hamwe. Yatangiye rwose kumugendera kure, yatangiye kugenda rwose amuhunga aho kugira ngo amube hafi amuhumurize. Uko yazaga rero mu nzu maze agasanga nyine Eva ari kurira, yahitaga amubwira ati ubwo se uragira ngo njye numva ko rwose ari njye nakoze amakosa? Si njyewe amakosa n'ayawe, iyo utaza kuba wambaye kariya karobe de nuit kagufiya ahari biriya byose ntabwo biba byarabaye. Eva nawe ati ariko ni ukuri wakabaye rwose unyumva ko nta ruhare nabigizemo kubera ko hari nijoro nari ndyamye kandi ntabwo rwose nari niteze ko biriya biri bube. Gusa nyine wakabaye umba hafi ariko sinzi impamvu ungendera kure. Naho rero Eloi ati ntakubeshye mba numva ntifuza kukubona. Iyo ntekereje ko hari abagabo babiri mwakoze ibyo twakabaye ari njye nawe dukora gusa mpita numva rwose ntakeneye kukurebesha n'amaso. Uko yabibwiraga rero Eva yarariraga cyane, noneho nibwo yagiraga agahinda kenshi kuko rwose ibi bintu byari byaramubayeho byasaga nkaho byanatwaye urukundo rw'ubuzima bwe kuko nyine Eloi atarakifuza kumureba habe na gato. Umunsi umwe rero Eloi yari amaze icyumweru cyose adataha mu rugo. Yaraje rero maze asanga Eva yicaye muri salo, yari ari kurira nk'ibisanzwe, yahoraga arira nta kintu kimwe cyari kimushimisha. Eva rero akimubaza ati none se ko wari umaze icyumweru cyose udataha bimeze bite? Eloi nta kindi yamushubije, yahise amuhereza amvelope yari afite mu ntoki atakira asinya izo mpapuro gira vuba. Sinshaka ko rwose kuzashinjwa guca inyuma umugore, ndifuza ko usinya izo mpapuro nizivuga ko nyine njye nawe tugiye kubana mu bwisanzure, buri wese ashobora gukora ibyo ashaka. Eva rero yaramubwiye ati ariko mukunzi, ko ubizi ko ngukunda n'umutima wanjye wose, ko ubizi ko ibintu byambayeho nanjye rwose nta ruhare nabigizemo, kubera icyo nkora ibi bintu? Naho rero Eloi ati urasinya izo mpapuro cyangwa se usinye za divorce dutandukane, kubera ko sinifuza ko rwose wazanshinja kuguca inyuma. Eva rero yatekereje gutandukana n'uyu mugabo maze asangaho kugira ngo batandukane ahari yasinya izi zo kugira ngo abeho uko ashaka. Eva yakundaga Eloi birenze ibikenewe ku buryo nyine yabaga yumva nta kintu cyabatandukanya. N'ubu ngubu nubwo hari hashize igihe bimeze bityo, yatekerezaga ko hari umunsi umwe ibi byose bizahinduka maze Eloi akongera kumugarukira. Eloi rero yamuhereje ikarita ye ya banki, yaramubwiye ati akira uzagura ibyo ushaka byose, ibyo wumva wifuza byose uzabigure, batazajya bagira ngo nabaye umugabo mubi. Naho rero Eva ati ariko njyewe uwo nshaka ni wowe, ni ukuri ntabwo nkeneye amafaranga yawe. Eloi rero yarayimujugunyiye maze ahita yisohokera dore ko nyine
Eva yari yamaze gusinya za mpapuro. Eva nawe yabonye nta kundi yabigenza, yatoraguye ya karita maze ayishyira mu isakoshi ye, aguma aho ngaho ari kurira, dore ko atarakibasha kurya, nta kintu na kimwe yari agishobora, ntiyari akiva mu rugo kubera ukuntu nyine yari yarishwe n'agahinda, yumvaga hari umuntu wese umubonye amenya ibyamubayeho. Imyaka rero yaragiye ishira ari ibiri, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose Eva yari yarigeze na rimwe yishima muri iyi myaka ibiri, dore ko nyine yari akitungiwe n'amarira kubera ko Eloi we rwose ntiyari akimwikoza. Yari yicaye rero ahantu ari gufata amafunguro, nabwo ariko ntiyari ayashoboye, yari amuteretse imbere gusa, maze atangira kwibaza ati imyaka ibiri yose irashize, Eloi habe kumvugisha, habe kukunganiriza nk'umugore we, mbese arara aho ashatse hose, ntidushobora kwicara ngo tugire ikintu kimwe tuvugana, nyamara amakosa aba anshinja nta ruhare rwose nayagezemo, kuko iriya ni agisida yabaye nk'uko yari kuba ku wundi wese. Aba ari kwibaza rero ikintu yaba yarakoze umugabo we cyatumye amurakarira bigeze aha kandi ku bintu atigeze akora. Inkuru kandi aba ari kugenda ahabwa n'abandi bantu nuko nyine Eloi rwose aba yifitiye undi mukunzi, bimeraniye neza, bari mu rukundo. Ibi bintu rero biba bibaza Eva cyane cyane kubera ko yakundaga Eloi, yaramukundaga cyane n'umutima we wose, n'uyu munsi nubwo hashize imyaka ibiri ntabwo rwose aramwibagirwa, kuko bari kwibaza ukuntu yategereje imyaka yose ategereza ko umugabo we azagaruka, nyamara n'ubundi akaba abona atagaruka, ariko n'ubundi bataramwikura mu mutwe ngo maze amwibagirwe burundu. Ku rundi ruhande rero Eloi na Gladys niwe musheri we mushyashya. Uyu mukobwa nyine ni umu influencer, ni umukobwa uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, niwe rero baba basigaye bakundana, dore ko nyine baba basigaye banabana mu yindi nzu uyu mugabo aba yaraguze. Octavio rero ni mubyara wa Gladys ndetse kandi akaba ari n'inshuti magara ya Eloi. Uyu rero Octavio aba anafatanyije bizinesi na Eloi, baba ari abantu ba hafi. Aba rero yagiye kubasura bari gutera story, maze akabwira nyine Eloi aturamenye rero umubyara wanjye uzamwiteho, kubera ko nimugirana ikibazo ndakubwiza ukuri uzamenya uwo ndiwe neza. Naho rero Eloi ati oya, nta mpamvu n'imwe yatuma amenya uwo uri we, kubera ko ndamukunda cyane kandi nyine nanjye mba numva ngomba kumufata neza kubera ko ni urukundo rw'ubuzima bwanjye. Undi munsi rero Eva yagiye muri supermarket arahaha ibintu byose yari akeneye, dore ko atakundaga gusohoka nyine yahahiraga rimwe maze akongera akisubirira mu nzu ntazongere kuvamo. Yamaze guhaha rero maze agiye kwishyura bamubwira yuko ikarita ye itari gukora, dore ko nyine network yari yabuze umunsi wose kuri banki akoresha. Yatangiye kubabwira ati ndabigenza nte ko ibi bintu nari mbikeneye cyane, nabo bati none se nta handi hantu ugira ushyira amafaranga? Nawe ati hoya, iyi banki niyo yonyine nshyiraho amafaranga kandi ni ukuri ibi bintu ndabikeneye. Ati ariko nta kundi, reka nyine mbisubizeyo. Atarabisubizayo rero Octavio nawe wari uri kwihahira yitegereje uyu mukobwa wari ufite agahinda kagaragarira amaso, wari uri kuvuga ngo agiye gusubizayo ibintu kandi yari ari kuvuga ko abikeneye cyane. Yahise amubwira ati hoya, nta mpamvu yo kubisubizayo, niba bibarire ku ikarita yanjye nta kibazo. Eva rero yahise yitegereza uyu musore ati urakoze cyane, ariko nanone ni byinshi cyane, nanone ntabwo rwose wabivamo. Octavia ati nta kibazo, wabishyire ku ikarita yanjye rwose ntugire ikibazo. Eva rero yarebye uyu musore umugiriye impuhwe rwose batanaziranye, yaramushimiye maze aramubwira atumva maze Imana izagukubire karindwi, uri umuntu mwiza, nkwifurije imigisha mu byo uzakora byose. Octavia rero yaramubwiye ati oya nta kibazo. Eva rero baramupakingiye maze abwira Octavia ati ugira ibihe byiza, ariko urakoze cyane, sinzigera nibagirwa ukuntu uyu munsi ungiriye neza. Yaritahiye rero bose baratandukana, nta n'uwari wigeze rwose afata nimero z'undi, nuko batandukanye nyine. Umunsi wakurikiye rero mama wa Eva yaje kumusura,
Eva rero yamubwiye agahinda kose afite, amubwira ukuntu rwose umugabo we bitameze neza habe na gato, ndetse ko yifuza ko batandukana. Mama wa Eva yaramubwiye ati uramenye wa mukobwa we, urabizi turi abakristo, urabizi kandi turubashywe muri karitsiye iwacu. Ntabwo nifuza ko rero hazaza inkuru ivuga yuko umukobwa wanjye yatandukanye n'umugabo, batangira gutekereza ko ntazi kurera, kandi kuva na kera kose ntabwo rwose umugore yemeraga byoroshye gutandukana n'umugabo. Uko byagenda kose, yagukubita, yaguca inyuma, uko byagenda kose ntabwo ugomba gutandukana n'umugabo, ahubwo nyine ugomba gukora ibishoboka byose maze ukarwana ku rugo rwawe. Ugomba gukomeza ukubaka, waba wubatse neza cyangwa nabi, ariko ntabwo ugomba kuva mu rugo rwawe. Eva rero wumviraga mama we cyane, nta yandi mahitamo yari afite nyine. Yabwiye mama we ko agiye gukomeza kugerageza nubwo rwose bitoroshye. Ikindi kandi Eva ntabwo yari yamubwiye ibintu byinshi mu bimubaho, nko kuba umugabo we yari amaze imyaka 2 yose basa nkaho batashakanye, kuko nta kintu cyabahuzaga habe na gitoya, ndetse yirariraga aho ashaka afite n'undi mukunzi bibereye kumwe. Ibyo byose ntabwo yigeze abibwira mama we, kubera ko n'ubundi yari abizi ko mama we adashobora kumushyigikira, ahubwo nyine agomba kumubwira ibyo agomba gukora kugira ngo agume mu rugo. Uyu munsi rero mama wa Eva amaze gutaha, n'ubundi Eva yumvaga ari nkaho rwose nta kigabanutse ku mubabaro yari afite, ahubwo byari byiyongereye. Akimara rero kugenda, Eva yahise afata inzira muri karitsiye maze atangira kugenda mu muhanda. Wagira ngo yagendaga nyine atazi aho ari kujya. Mu kanya gato rero imodoka yamuturutse inyuma, maze wari uyitwaye yararebye abona uyu muntu rwose uri imbere ye nta nubwo akeneye kuva mu nzira. Wagira ngo yari nk'isitati yavuye mu modoka, maze ahita amubwira ati ariko se urashaka kwiyahura? Urumva ushaka gupfa? Eva rero yabaye nk'umuntu ukangukiye hejuru ati njyewe nshaka gupfa? Ati we ntabwo nshaka gupfa. Yararebye asanga imodoka neza amapine yarari ku birenge bye. Uyu musore rero wari uri muri iyi modoka akimwitegereza, yahise abona ko ari wa mukobwa bahuriye muri supermarket umunsi warangiye. Yahise amubwira ati si wowe twahuriye muri supermarket ejo? Naho rero Eva nawe yahise amwitegereza ati yego ni njyewe. Ati kandi warakoze cyane. Ariko Eva yarari kurira, amarira ari gushoka yageze ku myenda. Octavio rero yaramwitegereje maze aramubaza ati habaye iki? Niki kintu cyakubabaje bigeze aha? Ko ndi ufite agahinda kenshi? Eva rero ntabwo yabashaga kuvuga ikintu na kimwe. Octavio rero yahise afungura umuryango w'imodoka ye maze aramubwira ati injira mu modoka maze ube wicayemo rwose utuze. Eva yabanje kwanga, ariko Octavio akomeza kumwinginga ati we rwose injira maze uruhuke, kubera ko ndabibona ko ufite ibibazo byinshi utabasha kubwira umuntu uwo ari we wese, ariko nibura iyicarira ahantu hatuje maze unarire utuje maze uruhuke. Eva rero yinjiye mu modoka maze akomeza kurira ubutarekera. Octavio we yari ari kumwitegereza, ariko nta jambo na rimwe ari kumubaza. Hashize umwanya munini rero Eva ahita amubwira ati ariko nizere ko utagize ngo nashakaga kwiyahura. Ntabwo rwose nashakaga kwiyahura, nuko ahubwo ntari nzi ko rwose mpagaze mu muhanda, ntabwo nari nzi ko ndi kugenda mu muhanda hagati. Octavio ati yego ndakwizeye rwose ko ibyo uri kuvuga ari ukuri, kubera ko n'ubundi nta modoka n'imwe yakugonga hano ngo upfe, kubera ko umuvuduko waho ni muke cyane kuko ari muri karitsiye. Ubwo rero n'ubundi niyo waba ushaka gupfa nta wakugonga rwose ngo upfe. Eva rero yahise akomeza kumubwira ati ubuzima rwose nta nyiturano bugira. Ati ntabwo nari nzi yuko abantu wowe utekereza ko watangira ubuzima bwawe, abantu wapfira, abantu wahaye urukundo rwawe rwose n'ubuzima bwawe bwose, abantu wahaye umutima wawe, mbese abantu wahaye buri kimwe, ntabwo nari nzi yuko bashobora kuguhinduka ngo maze basigara rwose bo batitaye ku buzima bwawe habe na gatoya, batitaye ku kintu cyose cyakubaho, batitaye ku kuba ubabaye cyangwa se utameze neza, mbese basigare bo rwose kuba waba uriho cyangwa utariho ntacyo byaba bibabwiye. Octavio yahise amubwira ati ariko isi ni uko imeze, ntabwo rwose isi igira inyiturano, uwo ugiriye neza si uyikugirira, uwo ukunze si ugukunda. Uba usanga nyine ibintu rwose bigenda bijya mu byerekezo bitandukanye.
Hashize umwanya rero bari kwiganirira, ubwo ni Eva ndetse na Octavio. Octavio rero yahise amubwira ati ariko ndumva nshonje, ndifuza ko wamperekeza maze nkajya gufata amafunguro. Eva rero none yabaye nk'ukangutse, atangira kwihanagura mu maso ati tukajya muri resto se? Naho rero Octavio ati cyane, ati ndashonje cyane kandi rwose ndifuza kuba turi kumwe nkabona gufata amafunguro. Eva rero yahise amubwira ati hanyuma se iyi sura yanjye nayinyuza he? Octavio yaramwitegereje ati isura yawe nta kibazo na kimwe rwose ifite, umeze neza, urasa neza, uri mwiza, ati Imana ishimwe kuba utigeze wimakiya kubera ko ukuntu warize ahari yenda wari kuza kuba utameze neza mu maso, ariko kubera ko utigeze wimakiya urasa neza cyane rwose nta kibazo. Yasohotse mu modoka rero kugira ngo uyu mukobwa nawe asigare yitunganya nyine yihanagure asohoke atagifite amarira. Baragiye rero bagera muri resto, batanze komande, ibyo kurya biraza, dore ko nyine bari no kugenda baganira. Naho rero Eva yananiwe gufata amafunguro, akajya akomeza ahondamo ifurusheti agenda bigaragura gusa. Octavio yaramwitegereje maze aramubwira ati ko utari gufata amafunguro se byakubihiye? Eva ati hoya, ahubwo ntabwo mfite apeti, ndumva rwose ibyo kurya ntabyo nshaka. Octavio yaramubwiye ati nubwo utayifite rero ihangane rwose ugerageze, kubera ko ngenda ndashonje cyane kandi ntabwo nabasha gufata amafunguro unyicaye imbere wowe utari kurya, byaba bigaragara nabi cyane. Mbabarira rwose ushaka akabaraga maze urye nyine, niyo warya buke buke ariko umfashe nanjye mbone ko rwose ndi kumwe n'umuntu. Eva rero yaramubwiye ati nta kibazo ngiye kubigerageza. Yatangiye kurya nubwo rwose yumvaga ataryohewe, ariko kugira ngo gusa afashe Octavio wari ushonje cyane byatumye nyine agerageza kurya buhoro buhoro ariko akarya. Hashize akanya gato rero maze Eva yibagirwa ko yari ari no kurira, yatangiye kurya vuba vuba cyane kubera ukuntu yari ashonje, yari amaze iminsi myinshi atarya. Yaramiragura maze Octavio yahindukiye asanga Eva ari kurya vuba vuba, byamuteye ubwoba kuko yatekereje ko ibyo kurya bishobora kumuniga. Yahise amubwira ati genda gake, rya buhoro kandi ujye ufata n'icyo kunywa kubera ko rwose waza gusanga ibyo kurya bikunize. Eva rero yabaye nkongera gukanguka, dore ko wagira ngo yari azi ko ari wenyine. Yahise rero atangira kurya buhoro maze abwira Octavio ati gusa ibyo kurya bya hano biraryoshye cyane. Octavio ati niyo mpamvu nanjye njya mfata imodoka nkaza hano kugira ngo mfate ibyo kurya byaho, kandi mba ndenze ku maresto menshi. Naho rero Eva ati ndabyumva rwose, ufite impamvu yo gukunda hano hantu, nanjye ndumva mpakunze. Noneho kano kanya yari yatangiye no kumwenyura, ibya kagahinda kose yari afite byasaga rwose naho atangiye kubyibagirwa. Bamaze gufata amafunguro rero, Octavio abwira Eva ko yifuza nimero ye kugira ngo ajye amubaza uko ameze. Eva rero yarayimuhaye nta gutinzamo. Octavio yahise amubwira ati ariko ndifuza kukugeza mu rugo. Naho rero Eva ati hoya rwose ntabwo ari ngombwa, ati gusa wakoze kuntabara nanone, tekereza ko ari ubwa kabiri untabaye. Octavio yahise amubwira ati ahari impamvu ari ubwa kabiri ngo utabaye, birashoboka ko nyine ari ryo geno ryacu ryo guhura njye nawe kugira ngo ngutabare. Eva rero yahise akomeza kubwira Octavio ati ariko nta kibazo kunjyana mu rugo bwo ndijyana. Octavio yaramubajije ati none se ufite umugabo nyine utinya ko yenda ashobora kubona hari undi muntu ugutahanye? Eva ati hoya ntawe rwose, kandi koko ntawe wari uhari, dore ko yari amaze igihe kinini cyane atakiza muri runo rugo, byasaga nkaho ntabakigira. Octavio rero yaramubajije ati none se wakoze divorce? Naho rero Eva aturebye bisa n'ibyo. Eva yahise amubwira ati reka twigendere, ngaho nta kibazo ngeza mu rugo nk'uko wari ubinsabye, kubera ko yumvaga nyine Octavio yatangiye kumubaza ibibazo byinshi kandi ntabwo yifuzaga kubisubiza. Octavio rero yamugejeje mu rugo nyine aho yagombaga kumusiga, maze mbere y'uko basezeranaho Eva yaramubajije ati kandi uri kundeba ukibaza ukuntu umugore umeze nkanjye yaba atarabashije kugumana umugabo we? Naho rero Octavio yahise amubwira ati ibyo bintu sinshobora kubitekereza kuko nanjye ndi umugabo,
ndabizi neza umugabo utagukeneye nta kintu na kimwe wakora kugira ngo mugumane, nta mpamvu rwose zo kwigora mu mutwe, kubera ko nyine niba umugabo yakubwiye ko atagushaka, icyo wakora cyose n'iyo wazajya wambara zahabu cyangwa se ukagenda umuhetse, ndakubwiza ukuri nta cyahindura intekerezo ze, ubwo nyine biba byarangiye. Niyo mpamvu rwose ntashobora gutekereza ibyo bintu. Eva rero yahise amubwira ati urakoze cyane, nibura ayo magambo nari nyakeneye kuyumva ngo umenye yuko atari njyewe wabaye ikigwari, ahubwo nyine ubwo ntako ntagize, nubwo byanze nkaba ntakimufite ariko nagerageje ibishoboka byose. Uyu munsi rero Eva akigera mu buriri, mbere y'uko yiyorosa telefone ye yarasonnye, yararebye maze abona ni nimero atazi, gusa nyine yarayitabye. Yasanze rero ari Octavio wari umuhamagaye, yaramubwiye ati umeze neza, nari nguhamagaye kugira ngo numve uko umeze, numve niba umeze neza ndetse rwose numve niba wanafashe amafunguro y'umugoroba. Eva rero aramubwiye ati meze neza nta kibazo. Octavio yaramubajije ati none se ubundi mbere y'uko uryama ukora iki? Naho rero Eva ati ndabanza ngasoma igitabo, ubundi namara kugisoma ngahita nsenga, kubera ko ibyo bimpa ibitotsi nyine. Iyo maze gusoma igitabo mba nsa naho naniwemo ukuntu, mpita rero mbasha gusinzira byoroshye. Gusa nyine uyu munsi ntabwo ndi busome igitabo kubera yuko ndumva ntameze nabi nyine nk'uko byari bisanzwe. Yahise rero abwira Octavio ati kandi wakoze cyane ni ukuri, ndetse waranakoze sinzi uko nabikubwira, gusa nyine nubwo twahuye tutaziranye ariko wambereye uw'umumaro. Octavio ati urakoze cyane, ariko nyine burya umuntu utazi ashobora kuba inshuti yawe y'ahazaza. Eva ati ariko ashobora no kuba umwanzi wawe w'ahazaza. Octavio ati kuri njyewe nawe rero tuzabanza tube inshuti mbere y'ibintu byose. Eva rero ati sawa nta kibazo. Basezeranyeho rero maze amwifuriza ijoro ryiza. Yararyamye maze atangira kwibaza impamvu uyu musore amuhangayikiye ndetse yifuza kumenya buri kimwe cyose, ariko ntabwo yabitayeho umwanya, yahise yiryamira arasinzira, dore ko nibura uyu munsi mu myaka 2 yose yari ishize aribwo yari yagize nibura umunsi mwiza, yaganiriye n'umuntu agaseka ndetse akaba yumva ari bubashe gusinzira atagombye gushakisha ibitotsi mu bitabo n'ahandi hose. Undi munsi rero mama wa Eva yaje kumusura, yaramubwiye ati ariko se ubundi nkubaze wa mukobwa we, utekereza ko ubundi umugabo wawe yashimishwa n'iki? Reka nkeneye n'umwuzukuru, kandi umugabo wawe nawe akeneye umwana, mumaranye imyaka 4 yose nta no kuduha umwuzukuru. Ubundi se urumva ari iki gishimishije mu by'ukuri umugabo wawe yaba yarabonye muri uru rugo rwanyu? Ndifuza ko kano kanya umuhamagara ukamwinginga ukamusaba yuko yataha. Nyamara Eva we rwose yarazi ko ibi bintu bitashoboka, cyane cyane ko yarazi neza ko umugabo we yifitiye undi mukobwa bibereye kumwe, ko rwose nta kintu na kimwe cyatuma ahindura intekerezo. Yabitekerejeho gato rero maze abwira mama we ati yego nta kibazo ndabikora, kuko yarazi neza yuko n'ubundi ahakaniye mama we noneho atamukira. Yaramwikirije kugira ngo nibura atuze, gusa ntabwo yari yarigeze abwira ibanga mama we ko nubwo batekereza ko bamaranye imyaka 4, iyo bamaranye ya nyayo ari 2 gusa, naho indi 2 rwose bisa nkaho n'ubundi bamaze gutandukana kubera ko batagihura. Nyuma y'iminsi rero Octavio adasiba guhamagara Eva. Yaramuhamagaye noneho ari ku kazi, hari mu masaha yo mu gitondo, maze amubwira ko yifuza ko baza gusangira ifunguro rya saa sita. Yamubwiye nyine resto bari buze kuza guhuriramo, barabyemeranyije. Saa sita rero zigeze, Octavio yaragiye abwira Irwa nyine ni wa wundi wari umugabo wa Eva mbere, barakoranaga nyine bakorana muri kampani imwe ndetse rwose bisa nkaho banayifatanyije. Octavio rero yahise abwira Irwa ati ndagiye rero ngiye gufata ibya saa sita. Irwa yaratunguwe ati wowe se? Ati kuva ryari se usohoka mu kazi ukajya gufata ibya saa sita? Naho rero Octavio ati guhera nyine umunsi nahuriyeho n'umuntu dushobora kubisangira. Irwa rero yaratunguwe ati hoya se kandi ntumbwire ko ari umuntu mugiye gusangira? Octavio ati cyane,
atarahari rwose tugiye gusangira ibya saa sita. Elwa ati none se mbabarira umbwire ni igitsina gore se? Naho rero Octavio ati nawe urabyumva, ati none se urumva yaba ari umugabo unsohoye mu kazi? Elwa rero yatangiye kugira amatsiko ati none se mbwira, ati biri serious se? Urabona nyine byaravuyemo? Octavio ati hoya ntabwo biraba serious, ariko biramutse bibaye serious nahita mbikubwira, ntubizi se ko wahita ubimenya? Gusa nyine ni ibisanzwe, ariko ni inshuti yanjye, yenda n'ibindi byazavamo ntawamenya, ariko kano kanya nta kindi kirenze aho ngaho. Yahise rero asohoka maze Elwa aramubwira ati nta kibazo muryoherwe. Elwa yasigaye aseka ati ariko rwose uyu musore ashobora kuba ari mu rukundo, ati urukundo ruramugaragaraho mu maso. Yasigaye rero ari kubyisekana wenyine. Naho rero Octavio we yari yagiye nyine guhura na Eva muri ya resto. Bicaye rero bari gusangira, Octavio yabajije Eva ati ariko se mbabarira umbwire, umugabo wawe yakubujije gukora? Naho rero Eva ati kubera iki se ubimbabajije, niki kikubwira se ubundi ko mfite umugabo? Naho Octavio ati rega wambaye impeta, niyo mpamvu nabimenye no guhera ku munsi wa mbere twahuye. Kano kanya rero Eva yarirebye ku kiganza kuko asanga aracyambaye impeta. Yahise amubwira ati hoya ntabwo rwose umugabo wanjye yigeze ambuza gukora, kubera yuko hari ikintu cyabaye nyine kitari cyiza. Hanyuma rero namaze amezi 2 yose ntajya ku kazi, bahise rero banyirukana. Guhera uwo munsi nahise mfata umwanzuro wo kuguma mu rugo, sinzongere gusohoka. Octavio yahise amubaza ati ngiye kukubaza ikindi kibazo, ariko mbabarira unsubize, ntabwo rwose ari ukukwinjirira mu buzima, ariko se ni kubera iki nyine waje ngo dusangire wambaye gutyo? Yari yambaye igitambaro mu mutwe, yambaye urukanzu nyine rurerure ubona rudafite forume rumeze ukuntu. Kubera iki wari wambaye gutyo kandi wari uje gusangira n'umuntu? Eva rero yahise amubwira ati byose nyine ni ukubera cya kibazo nakubwiye, nicyo cyatumye ntangira kutiyitaho, sinongera gutekereza ko ngomba guhindura imyenda igihe ngiye ahantu runaka. Mbese imyenda yose nambaye nyijyana aho ariho hose. Gutangira kwiyitaho rwose byararangiye, nyine mfa kuba nambaye. Nyamara guhera wa munsi bamufata ku ngufu yambaye akarobedoni kagufiya, maze umugabo we akamubwira ko ari we wabigizemo uruhare, yatangiye kwambara ibikanzu bigera ku birenge n'ibitambaro mu mutwe, ku buryo ari nabyo yararanaga. Uko yiriwe ni nako yaryamaga. Byasaga nkaho rwose uyu mukobwa afite depression kandi ikabije. Amagambo rero yose Eva yabwirwaga na Elwa yaragiye amubera ibikomere. Ubundi bavuga yuko burya rwose ururimi ariyo nkota ityaye umuntu agutera maze ikagera kure, kandi rwose igisebe cyayo ntabwo kijya gikira. Bivuze ko nyine ijambo ribi umuntu akubwiye ushobora kumara ubuzima bwose utararyibagirwa. Gusa rero muri kano kanya Octavio yabwiye Eva ati none se urumva witeguye kongera gusubira ku kazi? Kubera ko ndifuza kubigufashamo maze nkagushakira akazi niba rwose ubishaka. Eva rero yaramwitegereje ati ubuse koko nyuma y'imyaka 2 yose hari umuntu wampa akazi? Octavio ati cyane, akazi wakabona uramutse ubinyemereye nyine kugashaka, keretse gusa niba ntakushaka, kandi nanone uramutse utagashaka waba ugiye kwiyangiriza ubuzima, waba ugiye kwica ahazaza hawe, kandi uracyari muto rwose, ufite imbere heza. Wakabaye rero utangira gutekereza ibindi bintu ukava muri ibyo byakubabaje. Nubwo rwose ntazi ibyo ari byo kano kanya, ariko ntabwo ugomba guha umwanya ibintu byakubabaje ngo ukomeze ubane nabyo mu buzima. Ukwiriye kongera ukava muri ibyo bintu urimo, maze ukagenda ugakora, ugakorera amafaranga, ukisanzura, ukongera ukishima, ukaganira n'inshuti, ugahura n'abandi bantu bashyashya. Eva rero yahise amubwira ati urakoze cyane rwose kuba unyemereye kuba wamfasha. Octavio yahise amubwira ati ejo nzahamagara abantu tuziranye, ubundi rwose bakumpera akazi. Wowe nyine icyo uzakora uzanyoherereze CV yawe, ubundi ibindi byose nta kibazo. Eva yaramwenyuye ati ni ukuri ndagushimiye kubw'ibyo wakoze byose, kubera ko iyo ntekereje ibintu byose wankoreye kandi tutaziranye cyane mba numva binkoze ku mutima. Octavio yahise amubwira ati none reka dufate amafunguro
kubera ko hari ahandi hantu nshaka kukujyana nyuma. Eva rero yaramubajije ati nihe ugiye kunjyana? Octavia turaza kuhabona tuhageze. Bamaze gufata amafunguro rero maze bafata inzira. Eva yagiye kubona abona binjiye muri shopu iri classe, maze Eva ahita amubaza ati kubera iki tuje hano hantu? Octavia yahise amubwira ati none se urebye ko wambaye urabona wazajya ku kazi wambaye gutya? Naho rero Eva yahise amubwira ati ariko uzi ko ari byo? Ati nibyo rwose, ati ariko nanone ntabwo ari wowe uri bunyishyurire kubera ko mfite amafaranga ndiyishyurira. Octavia yahise amubwira ati kubera ko ari igitekerezo cyanjye ari njye nakizanye ni nanjye nyine ndi bwishyure. Eva rero yaramwihoreye nyine maze ahita ahamagara umukobwa wakoragamo hano. Octavia yahise amubwira ati urabona uyu mukobwa turi kumwe? Naho rero uyu mukozi wo muri iyi shop ati cyane. Octavia yahise amubwira ati ugiye kumurebera buri kimwe cyose kandi umurebera ibintu bimubereye, ibintu nyine bituma agaragara nk'aho ari classe kandi ari sexy, ibintu ashobora kujyana ku kazi, ibintu ashobora kujyana mu birori, ibintu ashobora kujyana gusangira n'umuntu, mbese imyenda y'ingeri zose. Wowe tekereza yuko garderobe ye nta kintu na kimwe kirimo, hanyuma rero ugenda umuha ibintu bijyanye, inkweto, amasakoshi, amakanzu, ibintu byose, mbese umukorere garderobe kandi nziza rwose igaragarira buri wese. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ndabikora nta kibazo, dore ko nyine Eva yari umukobwa mwiza cyane bitagoye kwambika kuko yaraberwaga cyane, buri kintu cyose yambaye wahitaga ubona kimubereye. Eva rero yatangiye kwigera maze aza kwereka Octavio. Octavio akimubona muri iyi kanzu yaramurebye ahera ku kirenge ageza ku mutwe, mbese yabaye nk'ubuze ijambo na rimwe avuga, yabonye bimurenze, yaramwitegereje kumuvugisha biranga. Hashize umwanya maze ahita amubaza ati wabikunze? Ati uri mwiza cyane. Naho rero Eva ati yego nabikunze. Eva yaramubwiye ati reka njye guhindura nambara ibindi, dore ko byasaga nk'aho afite isoni kuba yarari kwigera imbere y'uyu musore mushya nyine bari bamaranye igihe gito bahuye. Akimara kugenda rero Octavio yarumiwe, yahise avuga ati mbega ubwiza, ati mbega umukobwa urenze, ati uzi ko ari ukubabona mu bikanzu n'ibitambaro, ati ntabwo wamenya ko uyu mukobwa ateye neza gutya, ari mwiza gutya. Yari yumiwe kuko yaramubonye agira ngo baramuhinduye, ntabwo yamenye ko ari wa wundi bari bari kumwe ari mu bikanzu bidasobanutse n'ibitambaro. Kano kanya yari yambaye neza ikanzu itari ngufiya imukwiriye, mbese ubona rwose imubereye cyane. Uyu munsi rero Octavio avuye gufata amafunguro nyine yasubiye ku kazi, maze agezeyo asanga Irwa ibintu byose byamucanze. Yahise amubwira tuzi wa musore wakoraga muri administration ntabwo nyine agikora hano, ngo nyine yabonye visa imujyana muri Canada, ubu tuvugana nta muntu dufite kuri iyo poste, kandi urabizi ukuntu nyine yari umukozi w'umuhanga cyane. Octavio yahise amubwira ati turahombye ni ukuri kubera ko rwose yari arimo umukozi. Naho rero Irwa ati rero tugomba gushaka umuntu umusimbura kandi byihuse. Octavio yahise amubwira ati nta kibazo, ubwo reka nze nawe nyine mwongere kuri liste y'imyanya idafite abakozi hano muri kampani yacu. Akibitekerezaho yahise abwira Irwa atari komise nibuka, atuzi yuko se hari umuntu tuziranye kandi wabasha kukwipa iyi poste neza. Irwa rero yahise amubwira ati none se urabura iki ngo umuzane, ko mbizi neza ko amahitamo yawe ari ntagereranywa. Naho rero Octavio atumva ati ndaza kumuhamagara rwose nta kibazo, ejo nzamuzana kubera yuko ndamwizeye. Naho Irwa ati uzashishoze nyine, urabizi ko ya mwanya tudapfa kuwushyiraho tubonye wese, ariko nanone ndakwizera amahitamo yawe nayo rwose ntabwo nyanyashidikanyaho. Ku mugoroba rero Octavio yahamagaye Eva maze amubwira yuko yamuboneye nyine akazi, ko agomba kuzitegura umunsi ukurikira, maze akaza nyine akamutwara akamujyana aha hantu yari yamuboneye akazi. Bwarakeye rero Eva aritegura, yari ari kwiyitaho rwose bidasanzwe, imisatsi yayisokoje ari kwimakiya, noneho nyine yari yongeye abicyuki nk'uko yari ameze mbere, yasaga neza cyane. Yamaze kwitegura rero maze Octavio aza kumutwara. Baragiye rero maze bajya nyine muri biro ya Irwa,
aho nyine yagombaga kumuha akazi. Naho rero Eloi agikubita amaso, Eva yahise atangira kumubwira ati hanyuma wowe ugeze muri iyi biro ute? Octavio rero yahise areba ku ruhande abona ko nyine uwo Eloi ari kubwira ari Eva. Arebye Eva nawe abona ameze nk'uguye mu kantu, yahise avuga ati none se muraziranye? Bose rero baracecetse. Naho Eloi yahise abwira Octavio ati hanyuma rero uyu mukobwa rwose sinzi aho avuye, sinzi n'ikimuzanye hano, ariko nagende kuko turi busy. Naho rero Octavio yahise amubwira ati hoya ntabwo agenda kubera ko uyu niwe mukozi nari nkuzaniye. Eloi yahise amubwira ati ibyo bisubiza aho bikuye, umukozi warunzaniye uyu ntabwo yakora hano, ntabwo twakora muri biro zimwe. Octavio ati none se njye ndashaka kumenya ikibazo gihari, bimeze bite nyine, muziranye hehe, bimeze bite? Naho rero Eloi utarashakaga nyine kwerura ngo avuge yuko banaziranye yahise abwira Octavio turumva ati ngiye rwose ndabona atamacingana n'iriya poste, ndamurebye mpita mbona nta bushobozi afite, ndetse ikindi kandi ndabona nta mbaraga afite zo kuba rwose yakora kuri uriya mwanya. Hanyuma rero undi mukobwa bakoranaga wari wicaye muri iyi biro hirya yahise abwira Eloi ati ariko rero ngiye sinzi ahubwo ukuntu urebye, ngiye nari nabonye uriya mukobwa amacingana neza na poste yacu. Nkimukubita amaso nahise mvuga niba ari we mukozi mushya bazanye ni ukuri rwose birajyanye kandi azayishobora, ukurikije uko mureba, ukurikije nyine nuko yavugaga byagaragaraga ko ari umuhanga, iriya poste azayishobora cyane. Eloi rero yahise avuga ati hanyuma rero icyemezo cya nyuma ni uko adashobora gukora hano kubera ko njye sinamukunze kandi sinibaza yuko nyine mwampatira kumukunda. Eva rero yahise ahaguruka nta jambo na rimwe avuze, maze arasohoka ajya kuba ahagaze nyine muri sale. Mu kanya gato rero Eloi nawe yamusohotse inyuma, maze ahita amubwira tumva ntuzibeshye ngo uze gukorera hano, ntabwo ngushaka kuza gukorera muri iyi kampani, sinshaka guhura nawe, sinshaka ko nzajya ninjira muri biro nkakubonamo. Ariko umusomera gutyo rero Octavio nyine nawe yahise asohoka muri biro, maze araza abasanga muri iyi sale asanga bameze nk'abashyamiranye. Yahise yitambika hagati maze ahita abwira Eloi atari ko tutabeshye ufite ikihe kibazo? Urabona ukuntu uri kubwira nabi umuntu wizaniye? Gusa nyine icyo ugomba kumenya ni uko agomba gukora muri iyi kampani byanze bikunze, kubera ko urabizi ko njye nawe turabifatanyije, mfite uburenganzira bwo kuzana uwo nshaka n'igihe nshaka. Eloi rero yamaze kugenda, maze Octavio abwira Eva ati rero ntabwo rwose nzi uko byagenze, sinzi n'impamvu kandi akurebye akakurakarira kuko ntabwo ariko bisanzwe, ariko nyine ihangane kubera ko uriya musore yahuye n'ibibazo mu buzima. Urumva nyine yatandukanye n'umugore we, ubu ngubu nyine ari kumwe n'undi musheri mushya, ariko n'ubundi uba ubona nyine ameze nk'umuntu ukijagaraye. Birashoboka ko rero ashobora kuba yabyutse atekereza ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Eva wakibyumva yahise nyine n'ubundi aceceka, nta jambo yari afite ryo kuvuga kano kanya, nta kintu na kimwe yari afite cyo kubwira Octavio kano kanya. Ibintu byose nyine byari byamurenze. Octavio rero amubwira ati umva rero nkubwire, kano kazi ntabwo ugomba kukareka kubera ko ni njyewe ngiye kuguha aka kazi. Hanyuma rero ibyuriya byihorere n'ubundi muzajya muhura gakeya, nzakora ku buryo ibikenewe byose ari njye nawe tuzajya tuvugana, we nyine atazageza kubera ko nabonye atakwishimiye, kandi ntihagire impamvu n'imwe ituma wareka kano kazi kubera yuko ni amahirwe umuntu adahora abona. Ikindi kandi niba umuntu atakwishimiye ntabwo bishatse kuvuga yuko ugomba nyine nawe guhita umwereka ko nta mbaraga ufite ndetse udashobora kwirwanirira. Ndakubwiye ngo ntuzacike intege na rimwe mu buzima, uzajya urwanirira ikintu cyose, wereka abantu ko uri umunyambaraga, ntuzigire wereka ko uri insina ngufi. Yamubwiye rero amagambo menshi kano kanya, ariko Eva nta kintu na kimwe yasubizaga. Yahise rero agenda arataha nyine. Eva yageze mu rugo maze atangira gutekereza ukuntu yongeye guhura kandi na Eloi, atari ko se koko kubera iki uyu munsi aribwo twahuye, kubera iki ahantu nari nishimiye kwibonera akazi ariko nongeye guhura nawe. Yakomeje no gutekereza ibyo Eloi yamubwiye, amagambo mabi yamubwiye n'andi yamubwiraga kera, ariko nanone atekereza amagambo Octavio yari yamubwiye aturamenye na rimwe ntuzereke umuntu kuri mu myantege nkeya, ahubwo ujye umwereka ko uri umunyambaraga kandi nyine witeguye kurwana kugira ngo ugere kuri buri kimwe ushaka. Kano kanya akimara gutekereza ibi yahise avuga ati ariko burya koko nibyo,
nta mpamvu zo guhora nereka Irwa ko ndi umunyantege nkeya ndetse ibyo avuze byose ngomba kubyubahiriza. Kuri iyi nshuro noneho nanjye ngomba kwihagararaho kandi kariya kazi nkagakora ndetse nkamwereka ko ntakiri wa wundi yabwiraga ibyo ashatse byose akamunyuza aho ashatse hose, kubera ko n'ubundi ari mu buzima bwe, nanjye rero ngomba gutangira kubaka ubuzima bwanjye. Ku rundi ruhande rero Octavio we ari kubaza Irwa ati mbabarira umbwize ukuri, ubundi ni iki cyatumye wanga uriya mukobwa? Naho rero Irwa atari ku bundi ahubwo nkwibarize, uriya mukobwa wowe wamubonyemo iki? Cyangwa murakundana? Ntumbwire ko uriya mukobwa umukunda. Octavio ati hoya ntabwo mukunda, ariko nanone turaziranye kandi nyine muziho ubushobozi. Sinzi impamvu ahubwo wowe wabaye ukimubona ugahita umwanga utanamugerageje. Octavio nawe se amubwira ati cyangwa sha ahubwo ashobora kuba ari umuyegise wawe, cyangwa ukaba umutereta uri guca inyuma mubyara wanjye. Ndamutse nsanze uca inyuma Gladys narabikubwiye uzambona. Naho rero Irwa ati hoya se kandi wigereranya Gladys n'uriya mwanda, wowe se urabona ari aho bahurira? Ntabwo rwose uriya mukobwa ntabwo ari yanjye, nta nubwo bishoboka. Ahubwo nyine wowe niba umukunda uzakomeze umutereta, ariko ntabwo rwose yaza gukora hano. Octavio ati umwanzuro namaze kuwufata, agomba gukora hano byanze bikunze kandi akazi nakamwemereye. Ubwo nyine uzakore ku buryo nawe uzajya ureba ahandi hantu unyura maze ntimuhure, aho gukora hano ho rwose byarangiye. Irwa rero yakoze akazi umutima udahari, akazi gashoje, yahise agenda ajya kureba Eva mu rugo. Yasanze rero Eva yiyicariye ku meza ari kwifatira amafunguro, yiyambariye neza nyine asa neza rwose. Maze Irwa akinjira yahise amubwira tumva ntabwo ugomba kwemera kariya kazi uko byagenda kose. Eva ati kubera iki ntagomba kukwemera? Irwa ati kubera yuko iriya ni kampani yanjye kandi sinifuza ko rwose tuyihuriramo. Eva ati nyine ntabwo ari ngombwa ngo duhure kuko n'ubundi sinzakorera muri biro yawe, biro zacu ziratandukanye. Irwa n'umujinya mwinshi ati hanyuma se utangiye kuzajya umvuguruza? Ntangiye kuzajya nkubwira ibyo nkubwira ntubikore? Naho rero Eva ati hanyuma se kubera iki ntagomba gukora kariya kazi nagahawe na Octavio, gute se nshobora kukanga? Irwa atari ku bundi wowe na Octavio muraryamana? Eva ati hanyuma se turamutse turyamana cyangwa tutaryamana birakureba? Njye nawe twasinye impapuro z'uko nyine buri wese agomba gukora icyo ashaka. Hanyuma njyewe njya nkubaza abo muba muri kumwe bose njya mbakubaza. Hashize imyaka 2 yose uri gukora ibyo ushaka. Kuki njyewe rero wumva ko ngomba kukubwira ibintu byose ngiye gukora cyangwa ngomba kugusaba uburenganzira? Naho rero Irwa wari warakaye atega icyo nshaka kukubwira ni kimwe, Octavio uretse no kuba ari inshuti yanjye ni n'umufatanyabikorwa wanjye, rero ntabwo ugomba. Naho rero Eva ati hanyuma se ibyo birandeba? Ibyo ntabwo bindeba, icyo muhuriyeho n'ikindeba. Ikindi kandi nta nubwo numva ikintu gitumye ushishikajwe n'ubuzima bwanjye. Imyaka yose yarishize ntabwo wari witaye kuko mbayeho uwo turi kumwe. Uyu munsi rero urumva none hari gutangiye gushaka kumenya ngo ndi gukora ikindi kumwe nande? Ubwo burenganzira ndabufite nkuko nawe ubufite, nkuko najya nkubaza ibyo urimo nawe ntukwiriye kumbaza ibyo ndimo. Eva rero wari warakaye utari ugitinya Irwa habe na gatoya, yahise amubaza atari ku bundi muri ya kontra wanzaniye kugira ngo nyine nyisinye, waba hari interuro washyizemo ivuga yuko hari umugabo tugomba gukundana, hari n'abandi tutagomba gukundana? Byose ndifuza kubimenya. Naho rero Irwa yahise yitegereza Eva ahereye ku kiragegeza ku mutwe, maze ahita amubwira ati reba n'ukuntu wambaye, ubundi amafaranga yo kugura ibintu bihenze gutya wayakuye hehe? Ko ndeba rwose wahindutse. Ndabizi neza ko ntarabona na rimwe wakuye amafaranga ku ikarita naguhaye. Aya mafaranga wayakuye he? Naho rero Eva yahise amubwira ati byose nyine ni Octavio wabinguriye, nibura wafata umwanya akanyitaho. Irwa rero yahise arakara ati ntabwo ugomba gukundana na Octavio uko byagenda kose. Eva ati nta burenganzira ufite bwo kumbuza kuba ndi kumwe nawe. Narihanganye imyaka yose ishize, ubu rero noneho nanjye ngiye kuzajya nkora icyo nshaka nkuko nawe ubikora.
Eva rero yahise amubwira ati ikindi kandi ndumva nta kiganiro nkeneye gukomeza kugirana nawe, sohoka agira vuba ava muri iyi nzu n'ubundi ntabwo uba hano. Irwa rero yahise amubwira ati ariko uribuka ko iyi nzu ari iyanjye? Eva yahise amubwira ati oke, noneho ubwo iyi nzu ari iyawe reka nigire mu cyumba, ubwo nawe igihe uza gushakira kugendera ufunge. Yahise yigira mu cyumba rero ahita afunga, maze Irwa asigara ahagaze hano muri salo yumiwe, dore ko yari amaze kubona ko uyu mukobwa uretse kuba yarabaye mwiza cyane ariko noneho yanisobanukiwe, atagihagarara nyine ngo bamubwire ibyo bashaka byose, yigira insina ngufi maze Irwa amubwira amagambo yose ashaka amutegeka uko abyumva byose abikurikize. Umunsi rero wakurikiye Eva yagombaga kubyuka maze akajya ku kazi atitaye nyine ku byo Irwa yari yamubwiye. Birumvikana nyine barebanaga y'ingwe, ariko nanone yari ashyigikiwe na Octavio. Ku mugoroba rero Octavio yaramutahanye, maze bageze mu rugo baraninjirana nyine mu rugo bagirana mu nzu. Baricaye rero maze Octavio atangira kumubaza ati hanyuma rero ni hano uba, uhaba wenyine, umugabo wawe yaragutaye arigendera? Eva yaramubwiye ati nyine ubundi umugabo wanjye bisa nkaho nyine tukiri umugore n'umugabo kubera ko ntabwo twigeze dutandukana mu mategeko. Octavio rero yumvaga afite amatsiko, maze Eva atangira kumubwira ati nyine hari ikintu cyabaye kidasanzwe gusa kibi kimaze kuba, rero hajemo kutumvikana birangira we yigendeye aransiga. Nyuma rero yaje kugaruka anzanira nyine impapuro nagombaga gusinya z'uko buri wese agomba kubaho yisanzuye agakora ibyo ashaka. Octavio yahise amubwira ati bishatse kuvuga ko se njye nawe nta kibazo noneho ubu ngubu? Atarangiza kuvuga ibyo yavugaga Eva yahise amubwira ati hoya, ibyo bintu ntabwo njya mbitekereza, ndabizi nyine umugabo wanjye anca inyuma, ariko njyewe sinabishobora kubera ko sinarenga ku ndahiro narahiriye ko njye nawe nyine ntagomba kuzamuca inyuma. Ati ahubwo ntegereje ko njye nawe tuzatandukana tugahana divorce, nibwo nazatangira gutekereza ku wundi muntu, ariko igihe cyose tukiri umugore n'umugabo ntabwo rwose ibyo bintu nabikora. Octavio rero yatashye ibitekerezo byamurenze, dore ko atari azi yuko Eva akiri mariye mu mategeko n'umugabo we wa mbere. Uyu munsi nyine yageze mu rugo maze rwose abura icyo akora, yari kwibaza turiya mukobwa ukuntu namukunze, mu by'ukuri sinzi ko rwose nzabasha kwihanganira ko tugumana ntamubwiye ko mukunda, nyamara aracyari umugore w'umugabo mu mategeko. Nta kindi mfite cyo gukora uretse kuba inshuti ye, nkamuguma hafi, nkamuguma iruhande, cyane cyane ko rwose ari n'umugore wabashije kwihagararaho akabasha kwifata. Nyamara yari azi neza ko umugabo we yirirwa yigendera mu bandi bakobwa, ariko na kano kanya Octavio ntabwo yari yamenya ko umugabo uri kuvugwa muri uyu mwandiko ari Irwa. Yatangiye rero gukomeza kubyibazaho ati mu by'ukuri ikintu nifuza kuri Eva ntabwo ari ubushuti gusa, ndamwifuzaho urukundo, ariko nanone ngomba gutegereza uko byagenda kose. Nubwo ibitekerezo byari byamurenze, ariko muri we yibwiye ko nyine agomba gutegereza igihe bazatandukanira n'umugabo we mu mategeko, maze akazabona nyine kumubwira ko amukunda, cyane cyane ko Eva nawe yari yamubwiye ko rwose atiteguye kuba hari undi mugabo n'umwe yifuza ko yakwinjira mu buzima bwe igihe cyose akiri mariye n'undi. Gusa nyine ibintu ku kazi ho byakomeje kugorana, dore ko rwose iyo byabaga ari ngombwa yuko Octavio, Irwa ndetse na Eva bahurira ahantu hamwe kugira ngo bagire ibintu runaka bakora, ntabwo byashobokaga kuko Irwa yahitaga yigendera maze akabibasigira. Byakomeje bityo rero, ariko nanone Octavio we yakomeje kuba Eva hafi cyane, ku buryo nyine yajyaga kumusura mu rugo akamuganiriza, ndetse rwose Eva ikintu cyitwa ubwigunge cyo cyari cyarashize, yari yariyakiriye, asigaye ari umukobwa noneho wihagararaho muri byose. Ntabwo Irwa yari akimumenyera nk'uko byari bisanzwe. Umunsi umwe rero Octavio yagiye kureba nyine Gladys nk'uko bisanzwe. Gladys twibuke ko yabanaga na Irwa, ariko nyine ibintu uyu musore Octavio atarazi ni uko Irwa ari we wari umugabo wa Eva. Ibyo ntabyo yari azi rwose. Yagiye rero kureba mubyara we nk'ibisanzwe,
bari kuganira rero Octavio yabwiye Gladys ati ariko se uba wumva wizeye uriya mugabo wawe? Naho Gladys ati cyane, kubera ko tumaranye imyaka myinshi. Octavio ati ariko uribuka yuko yagutaye maze akajya gukora ubukwe ya divorce akaba aribwo yongera kukugarukira? Naho rero Gladys ati nyine buri wese agira nyine ahahise he, ariko nanjye nuko nari mfite undi muntu nakundaga natekerezaga ko ariwe tuzakora ubukwe. Octavio rero yabwiye Gladys ati ndakwinginze jya witonda mu bintu by'urukundo, jya ubigendamo gahoro. Gladys ati unyumvire nawe umuntu uri kungira inama, urangira inama se wowe? Hari umukunzi ugira? Hari umugore ugira? Urangira inama gute? Urangira inama z'ibintu utazi? Octavio yahise amubwira ati gusa nyine nubwo nta mukunzi mfite, ariko rwose hari uwo ndi kureba ijisho ryiza, kandi ndakeka yuko mu gihe kizaza nzaba mfite umukunzi. Gusa nanone ntabwo byoroshye kubera yuko rwose sindanabimubwira. Gladys yahise amubwira ati ntiwumva se ahubwo ko utangiye gutera intambwe nziza? Ati noneho uzamuzane hano mugufashe, maze rwose ngufashe kubimwumvisha. Octavio yahise amubwira ati ariko uzi ko ari byo? Ati nzamuzana unamurebe nawe nyine urebe umuntu wantwaye umutima. Gladys yahise amubwira ati ku cyumweru ndahari rero, ubwo muzaze nyine dusangire, ubundi nyine nzagufasha kumwigisha ntugire ikibazo. Urabizi ko nawe nyine nanjye ntoroshye, ndabizi ko bizarangira kwemerera urukundo. Octavio ati ubundi ni wowe wanjye. Ati nta kibazo nyine, ati ubwo ndaza kubimubwira, ati gusa nyine ubwo naho ku cyumweru. Uyu munsi rero Octavio yavuye kureba Gladys maze ahita ajya no kureba kandi Eva. Akigerayo rero Eva yahise amubaza ati none ko umaze iminsi utakiza ku kazi ubundi byakugendekeye bite? Naho rero Octavio aturumva nyine ubundi iriya kampani dufatanyije na Irwa ntabwo ariyo yonyine mfite n'iyindi, ahubwo numvaga nyine ariho nakabaye ngushakira akazi, nuko uriya poste uriho nasanze yarafashwe nkabyihorera. Eva rero yahise amubwira ati nta kibazo rwose, ati ariko nyine ndanishimye ko burya urimo umukozi, burya bwose ufite kampani zirenze imwe. Naho rero Octavio ati cyane, hari n'ibindi bintu byinshi mba nkora ku ruhande kubera ko nyine mba nshaka amafaranga. Urumva nyine abana banjye bahazaza bagomba kuzavuka ibintu byose byoroshye. Bahise rero babiseka nyine babihindura blague. Naho Eva yahise amubaza ati ariko nyine ndakeka ko ushonje kubera ko aya masaha n'ubundi niyo uvira ku kazi. Octavio ati cyane ahubwo inzara iranyishe. Eva rero yahise amubwira ati reka njye kugutegurira ko kurya. Naho Octavio ati reka ahubwo nyine tujyane maze dufatanye kubitegura. Ati ahubwo ukivuga nyine ibintu byo gusonza ndibutse mubyara wanjye yambwiye nyine ngo tuzaze ku cyumweru dusangire. Eva rero yaramurebye maze Octavio ahita amubwira ati nyine mubyara wanjye ni n'inshuti yanjye rwose, ni umuntu wa hafi kuri njyewe. Ati ubwo rero nyine navuze ngo ndaza kukubaza. Eva yahise amubwira ati urumva nanjye ndifuza no kumubona, kandi rwose nta kibazo ku cyumweru nzaba mpari wese. Octavio yahise amubwira ati ubwo reka mubwire ko nyine duhari nta kibazo. Eva ati cyane. Bahise bajya mu gikoni rero maze bajya gufatanya guteka. Ku cyumweru rero harageze, Eva ndetse na Octavio bagombaga nyine kujya gusangira na Gladys na Irwa, ariko ibintu nyine Eva we atarazi neza nyine aho agiye kujya. Babaye rero bakigerayo Eva agikubitana amaso na Gladys. Gladys we yahise amenya Eva, ariko Eva we ntabwo nyine yari yamumenye. Barasuhuzanyije, hanyuma mu minota nk'ibiri gusa Irwa yahise ava mu cyumba aza ahamagara Gladys ati mukunzi umeze neza? Agikubita amaso rero Eva yahise yijima, bose bahise bamera nk'aho babaye amasitati. Naho Eva ahita avuga ati Irwa. Gladys rero yahise ababaza mu kwijijisha nyine ati hanyuma se muraziranye? Kuko yabonaga bose baguye mu kantu. Octavio yahise asubiza ati yego, kubera ko bahuriye ku kazi. Bakomeje kurebana nta n'umwe uvuga, ubona ko nyine ibintu rwose bitameze neza. Gladys rero yagerageje kongera nyine gukaruma ibintu maze ahita ababwira ati mwitinda ku bintu ariko nimuze nyine tujye kwifatira amafunguro, ndabona muri kurebana ukuntu wagira ngo nyine ku kazi mwaraharwaniye. Bose rero bahise bikaruma maze nyine bajya ku meza bajya gufata amafunguro. Gladys ntabwo yigeze bakuraho amaso dore ko yarebaga Irwa
akongera akareba Eva agasanga bose bari kurebana kandi ntabwo bari gufata amafunguro. Yabajije Eva ati kutari gufata amafunguro se ntabwo wabikunze? Eva ati hoya ni byiza nta kibazo. Abaza rero na Sheri we ati hanyuma se wowe Sheri ko ndeba utari kurya kandi nagutekeye ibyo ukunda byagenze bite? Nawe rero arijijisha ati hoya nta kibazo, ariko mu by'ukuri bari bari kurebana nyine apeti rwose ubona ko yabuze. Mu kanya gato rero Eva yarahagurutse maze nyine ajya hanze kubera ko yumvaga akeneye gufata akayaga. Irwa rero yahise amusangayo maze atangira kumubwira ati urabona ukuntu usigaye rwose uryamana n'inshuti yanjye, ati kandi narabikubujije. Naho rero Eva ati hanyuma se sinakubwiye ko mfite uburenganzira bwo kuba ndi kumwe n'uwo nshaka? Irwa ati nkaho bidahagije rero wanemeye kuzana mu rugo rwanjye. Naho rero Eva ati hanyuma urakeka nari nzi se ko nje iwawe, ikindi kandi ubana na mubyara we, urumva se adafite uburenganzira bwo kuhaza igihe nawe ashakiye? Bakiri rero gutongana nyine baterana amagambo gutya, Gladys yahise asohoka dore ko nawe nyine yari yakomeje gucunga, ntabwo yashakaga ko aba babiri baza kugirana ibihe byabo bombi. Yaraje rero maze ahita ababwira ati mumeze neza se ko muri hanze se kandi ndeba hatabona? Yahise rero yongorera umugabo we ati Octavia aragushaka kandi byihutirwa, musanga muri salo. Irwa rero yaragiye bagiye kwitaba Octavio, naho Gladys we yasigaye ari gutonganya cyane Eva ati ubundi ushaka iki kuri mubyara wanjye? Ati ubwo rero wabona bakekaga ko ntakuzi? Ati ndabizi neza yuko Irwa yagutaye, ntabwo agushaka rwose, ntabwo agukunda habe na gakeya. Wabonye rero uburiwe maze ujya kwishinja kuri mubyara wanjye. Mubyara wanjye nawe ntabwo yagukunda kubera ko rwose wowe uretse kuba akugirira impuhwe gusa ariko ubundi ntiyakwemera. Gusa birababaje, uri umugore rwose wabuze icyerekezo, nawe nta cyizere ukigirira. Yakomeje kumubwira amagambo mabi rero, gusa nyine kano kanya Eva we yari ari kumwitegereza dore ko atarabizi nyine ko aba bose babizi. Yahise rero atangira kuzana amarira mu maso. Gladys ati ko mbona ubabaye se? Wumvaga nyine ko ugiye kugira inkuru nk'iya Sandrine se? Ntabwo rwose bishoboka, va mu ndoto. Bari abagabo bose ureba nta n'umwe wagukunda, bose n'abanjye nta n'umwe wakwemera. Yagiye rero gufata kuri Eva agiye kumukora mu mutwe ari kumubwira ati jya witonda maze ube umukobwa mwiza, wowe nyine ntukashake kwiteretera abagabo. Eva yafashe akaboko hafi kugakuraho ati ntuzongere kunkoraho. Kano kanya rero Octavio yarasohotse, yahise asanga hagati y'aba bombi rwose bitari bimeze neza habe na gatoya. Eva yari akimukubita amaso, yahise atangira kurira dore ko Gladys we nyine yarasubiye mu nzu. Yatangiye kubwira rero Octavia ati kubera iki wanzanye aha hantu, kubera iki wankoze ibi bintu? Burya bwose wajyaga unyitegereza ariko ubizi neza ko abana na mubyara wawe, byose wari ubizi, na mubyara wawe byose yari abizi, nanjye nkaguma aho ngaho nta kintu na kimwe nzi. Naho rero Octavia ati ushatse kuvuga iki rero? Ntabwo ndi kumva ibintu uri kumbwira, sindi kumva ibintu biri kukuriza. Nari nzi yuko nyine kuba mutumvikana ku kazi ariko nyine bitavuze yuko niba mubyara wanjye yadutumiye nabwo bizaba ikibazo. Ikindi kandi ntabwo rwose nari nzi ko uyu munsi azaba ahari, nari nzi ko ashobora kuzaba yagiye mu kazi nk'ibisanzwe kuko n'ubundi inshuro nyinshi nkunda kuza hano sinjya mpamusanga. Kubera ukuntu rero Eva yari yarakaye, yahise abwira Octavio atumva rero nkubwire, ndumva rwose ibi bintu mbirambiwe, nta nubwo nkeneye guhora nsaba gutya. Ugenda ubwire mubyara wawe ndetse na Irwa ko divorce nyemeye, ndetse nibiba ngombwa nyisinye kano kanya. Octavio rero ntabwo yumvaga ibintu Eva ari kuvuga, atari ko se ibintu uri kuvuga ni ibiki? Eva atumva ndarambiwe dore igihe nahereye rwose bazana impapuro nzisinye nonaha. Octavio yahise amubwira ati hoya, ati ntumbwire yuko Irwa ari we mugabo wagutaye, ntumbwire. Naho rero Eva wari uri kurira nta busobanuro bwinshi yari afite bwo kumuha. Octavio yahise amubwira ati mbabarire ni ukuri sinigeze mbimenya, iyo nza kumenya ko ariko bimeze ntabwo rwose mba nahakuzanye, simba narigeze ntuma hari naho muhurira, ahantu hose mwahurira rwose mba narahirinze. Kano kanya rero Octavio yari ababaye cyane gusanga Irwa ari we mugabo wahemukiye Eva ndetse akaba yaramubabaje ubuzima bwe bwose.
Mu nzu kwa Eloi rero naho ntabwo byari byoroshye, dore ko Eloi yabajije Gladys ati kubera icyo utambwiye yuko Octavio ari buze kuzana n'undi muntu. Naho rero Gladys ati ahubwo wowe kubera icyo utigeze umbwira yuko wahuye n'umugore wawe ko mwahuye. Naho rero Eloi ati nyine twahuriye ku kazi, ariko nyine ni Octavio wamurangiye akazi muri kampani yacu. Naho rero Gladys ati ukaba ubimbwiye kano kanya rero wumvaga atari ngombwa kubimbwira? Ati ubundi se ko wari waravuze ko muzatandukana, kubera iki mudatandukana? Kuki mudatandukana byemewe n'amategeko? Naho Eloi ati humura rwose ntabwo bizatinda, ndaje tuzatandukane turangizanye. Gladys ati ikindi kandi uzamubwire ko agomba kujya kure ya mubyara wanjye, simushaka iruhande rwawe Octavio. Mu modoka rero Octavio ndetse na Eva bagiye batavugana. Bageze mu rugo Eva ntiyigeze amusezera, yahise yinjira mu nzu, dore ko yari afite agahinda kenshi. Yahise afunga inzugi zose maze ajya muri dushe. Yarahagaze arireba muri miruwari, yatangiye kuvuga ati ariko birahagije rwose, aho bigeze noneho nanjye nkwiye gufata umwanzuro, ibi bintu ngomba kubishyiraho iherezo. Undi mutima rero ukamubwira uti ariko se urumva koko ari byo ushaka? Urifuza gutandukana na Eloi? Urumva wafashe umwanzuro? Akandi kanya kumva rwose ntabwo yafashe umwanzuro, dore ko nyine yakundaga Eloi kandi n'uyu munsi yari akimukunda, ariko ibyari byamubereyeho mu maso, dore ko rwose Gladys yasomanaga na Eloi akamutamika, mbese rwose akamuha keya zose. Ibi rero byari byatumye Eva noneho ababara kurushaho, ndetse yari yabonye ko uyu mugabo atakimutekereza habe na gato, atakimuha agaciro, ahubwo nyine yikundanira n'uwo bari kumwe. Kano kanya rero yari ari kurwana n'umutima, umwe umubwira ati mugomba gutandukana, undi umubwira ati hoya rwose ntabwo ugomba kurekura gutyo gusa. Mu kanya gato yafashe umwanzuro maze ahita ahamagara umwavoka we. Yaramubwiye ati ejo uzaba uri kuri biro? Nawe ati yego. Ati ndashaka impapuro zo gutandukana n'umugabo wanjye, ejo nzaza kukureba kandi mu gitondo. Naho rero Octavio we wabonye ukuntu Eva yari ababaye, yahise asubira kwa Eloi. Yasanze Eloi rero ari muri salo, yahise amukubita ingumi nziza yari igiye kumukuramo n'amenyo. Ati nta soni? Aturiye igicucu gusa. Ati wowe nta soni urifata ukababaza umugore wawe kariya kageni? Ati noneho ukuntu wamubwiraga ngo nta cyari cyo kuri wowe kandi mukirimariye mu mategeko, sinakubwiye ko umunsi uzababaza mubyara wanjye tuzabonana, ariko ikibazo ari wowe ari nawe mwese muri bamwe. Tekereza ko nawe yari abizi. Kano kanya Gladys nawe yahise muri salo, maze Octavio amubwira ati cyakoze urantengushye, ntabwo rwose nari nzi ko ari uguteye. Wowe urifata ukabana n'umugabo ubizi neza ko ari mariye, afite undi mugore. Naho rero Gladys ati ariko ni mariye ku mpapuro gusa, kubera ko bamaze imyaka myinshi ijya kwegera 3 nta kintu na kimwe kibahuza. Ubwo rero niba uzi icyo mariage isobanuye urabyumva ko rwose ari mu mpapuro gusa. Octavio yahise amubwira ati cyakoze mwese ndumva munteye isesemi, ndi kubareba nkumva sinzi ikintu nabakorera, ariko rwose murantengushye ntabwo mushobora kubyumva. Yahise yisohokera rero kuko yumvaga naguma hano ari buze gukora akantu katari keza. Yari arakaye, yari afite umujinya mwinshi, kandi rwose yumvaga atawukontoreye waza kumukoresha amabara. Eva rero we ntabwo yigeze yongera gusubira ku kazi, yumvaga nyine adakeneye rwose kongera kubona Eloi, ariko n'ubundi ntibyamubujije ko Eloi yagarutse kumureba mu rugo, maze akamubwira ati ariko byose ni amakosa yawe, iyo uza kunyumvira maze ukareka gukomeza kugendana na Octavio ntabwo bira byose byari kuba, ariko nyine buri gihe cyose ntabwo nyumva. Eva yarongeye ahita amubwira ati ariko se n'ubu ugarutse kongera kumbwira yuko ari njye munyamafuti, ibibaye byose ni njyewe uba wakoze amakosa. Naho Eloi ati nyine ntabwo mwagombaga kugendana kandi ukiri umugore wanjye. Eva ati hanyuma se wowe kugendana na Gladys ntabwo mu mategeko ukiri umugabo wanjye? Kubera iki ibintu byose wumva yuko ari njyewe mba nabitangiye? Kuki wumva ko ari byo wemerewe njye ntemerewe? Uyu munsi rero Eva yararakaye, maze n'ubundi asohora nyine Eloi nabi kubera ko ntabwo yifuzaga rwose gukomeza kumubona. Naho rero Octavio we yahamagaraga Eva akamwihorera. Yumvaga nta muntu n'umwe akeneye kubona, yumvaga nta n'umuntu n'umwe akeneye ko bavugana, kubera ko yumvaga nyine ibibazo bye yabyigumanira
yumvaga nta wundi muntu yifuza, ashaka kuba ari wenyine maze akitekerezaho nta wundi muntu bavuganye. Undi munsi rero Gladys yagiye kureba Octavio, yaramubwiye atumva ati rwose biri kuvugwa yuko usigaye waragiye kure yacu kubera uriya mukobwa, gute yagutandukanya n'inshuti yawe? Naho rero Octavio ati ariko ntabwo rwose Elwa ari inshuti yanjye, kuko sinaba inshuti n'umuntu umeze kuriya, ahubwo nyine ubu ngubu tuvugana duhujwe n'uko rwose dusangiye kampani, ikindi kandi icyaduhuzaga cyane ni wowe, none nyine nawe rwose nsigaye mbona ntazi ibyawe, mbese nagukarabye urebye, ubwo rero nta kintu na kimwe kikiduhuza habe na kimwe. Gladys rero yahise amubwira ati ariko ni ukuri wakabaye rwose urekana n'uriya mukobwa kubera ko ibyawe nawe ntabwo byacamo. Octavia ati hanyuma se wowe urinde wo kumpitiramo uwo byacamo n'uwo bitacamo, wabanje ukareba ibyawe. Gladys ati ariko ibyanjye nta kibazo kubera ko uriya mukobwa niwe wiruka inyuma y'umugabo wanjye. Octavia ati ariko uri kwibwira ibyo kugira ngo nyine wihe umutuzo, kuko nawe urabizi ko atari ko bimeze. Uyu munsi rero bari bananiwe kumvikana, dore ko nyine Octavia rwose yari yarabarakariye bombi kubera ukuntu bamuhisha ibintu kandi bari bazi neza. Impapuro rero za divorce zageze kuri Elwa, zikimugeraho yahise asara maze ahita azifata aza yiruka aza kureba Eva. Akigerayo yahise amubwira ati gute wankora ibi bintu? Ni gute wazana impapuro za divorce? Gute washaka gutandukana nanjye? Ibi byose se ni ukubera Octavio? Naho rero Eva yaramubwiye ati hanyuma se sibyo washakaga? Sibyo wari umaze igihe kinini cyane ushaka? Kuba se naba ari ukubera Octavio hari ubwo bikureba? Wowe ufite uburenganzira bwo kubana n'uwo ushaka, naho njyewe nkaguma ngutegereje, mbese nkaguma rwose muri mariage kandi idahari. Elwa rero yari yarakaye, wabonaga rwose bisa nkaho atabishaka, maze akomeza kumubwira ati ugomba gukura Octavio mu buzima bwawe, ntabwo rwose mugomba kubana. Naho rero Eva yaramusetse atumva ibyo uvuga ntabwo bizi, kubera yuko ufite uburenganzira bwawe nanjye mfite ubwanjye. Naho rero ku rundi ruhande Octavio we rwose utari wararetse kuguma hafi ya Eva habe n'umunsi n'umwe. Umunsi umwe nyine yaraje bicaranye bari gusangira ko kunywa, maze aramubwira ati Eva, ni ukuri ndagukunda cyane kandi ntekereza ko ari cyo gihe rwose ngo twihe amahirwe, kubera icyo udashobora kwiha amahirwe mu buzima ngo undi muntu akwiteho, agukunde, aguteteshe maze akwibagiza umubabaro. Eva rero yahise amubwira ati rwose ntabwo ari uko uri umuhungu mubi, ntabwo ari uko utari umuntu mwiza, ntabwo ari uko utambaye iruhande, ndetse ntacyo utakoze kugira ngo nishime, ariko kino gihe ntabwo rwose niteguye kujya mu rukundo kubera ko ndacyarwana no kugira ngo ntandukane na Elwa. Ubwo rero nta wundi mugabo rwose nshaka ko aza mu buzima bwanjye. Octavio rero yaramubwiye ati noneho nta kibazo, reka dukomeze tube inshuti, nzategereza igihe wowe uzumvira rwose witeguye maze tube twajya mu rukundo, gusa ngenda gukunda umenye ko icyo gihe cyose nubwo nzategereza, ariko nzategereza nkigukunze. Naho rero Elwa we yaricaye maze yibuka ukuntu nyine Octavio yamubwiye atumva aturi umuhombyi kuba rwose wataye umugore wawe wagukundaga. Utekereze ko ubu ngubu amaze imyaka 3 yose yaranze kuguca inyuma kubera ukuntu yagukundaga, naho wowe rwose wirirwa wikorera ibyo ushatse. Ibi bintu rero byagarukiye Elwa mu mutwe, maze atangira gutekereza atari kubanza koko Eva yarankundaga cyane, umugore wabashije kwifata imyaka 3 yose ataranca inyuma, atariko ndumva rwose ntagomba kumureka ngo agende kubera ko naba mpombye, tugomba kongera tugasubirana, ntabwo ngomba kumuha divorce. Agitekereza ibyo rero yahise yongera asubira nyine kureba Eva, dore ko ubwo impapuro za divorce n'ubundi we yaratazisinyaho. Yabwiye Eva ati umva ubu noneho nkuzaniye icyo washakaga. Eva ati icyo nashakaga ni igikize. Naho Elwa ati nyine ndashaka ko njye nawe twongera tugasubirana nk'umugore n'umugabo, ntabwo nshaka ko dutandukana. Eva rero yarasetse ati mbabarira umbwize ukuri kubera ko ntabwo ndi kumva neza icyo ushatse kuvuga, urashaka kuvuga iki? Elwa ati nyine ndashaka ko twongera tugasubirana njye nawe tukaba umugore n'umugabo. Eva ati hanyuma se
Garadisi uzamushyira hehe? Naho Elwa ati ibyo rwose nzabikemura ntugire ikibazo. Ati simfite uburenganzira se bwo kuba nashaka n'abagore na babiri? Eva rero yarongeye araseka ati ariko rwose wampinduye igicucu urakabya. Urumva ko rero njyewe ugiye kuntendeka kuri Garadisi? Ndashaka kukubwira ko ibyanjye nawe byarangiye, kandi ikindi usabwe kugenda ugasinya ku mpapuro za divorce, ndetse nutinda kuzisinya cyangwa ukangora, njyewe nzahita ngenda maze ntangire nyine kubishyiramo na Garadisi, ntangire kumushyira ku karubanda ukuntu yabanye n'umugabo urimariye mu mategeko. Ndabizi neza ko kandi Garadisi azahitamo abafana kurusha uko yahitamo wowe, kuko urabizi ko rwose ibintu by'imbuga nkoranyambaga abyitaho cyane, ntabwo yakwemera gutakaza izina rye. Ugomba kugenda tugakora divorce byihuse. Elwa rero yaragiye, ariko akiri mu nzira yagiye kubonabona message imubwira ko hari miliyoni 40 zivuye kuri konte ye, ariko zikaba zigiye kuri konte ya Eva. Yahise yongera kandi aragaruka, yaramubwiye ati kubera iki ufashe amafaranga kuri konti yanjye ukayiyoherereza? Eva yahise amubwira turibuka ko wampaye ikarita maze ukambwira ko ibyo nzakenera byose nzabigura. Ati rero nasanze ntakeneye kugura ibintu, ahubwo nasanze nkeneye amafaranga nyirizina, niyo mpamvu nayiyoherereje. Elwa yahise amubwira ati nsubiza amafaranga yanjye kubera ko ayo mafaranga ni menshi. Eva nawe ati ayo mafaranga ni menshi? Ntabwo ari menshi kuko ntabwo akwiranye n'ibintu byose wankoreye, ntabwo akwiranye n'ububabare bwose wambabaje. Nakabaye ahubwo nafasha arenze ayo ngayo, no kuba nafasha ayo nabyo rwose ubyishimire, kuba konti yawe yose ntayimazeho. Gusa nyine ibyo nakubwiye wabyumvise, aya mafaranga yose nshobora kuyagusubiza. Ikindi kandi nutinda gusinya ziriya mpapuro, nzahita ntangira rwose gushyira ku karubanda uriya mugore wawe ko yantwariye umugabo kandi turimariye mu mategeko. Ndatekereza ko rero nawe rwose azahasebera. Umunsi rero wakurikiye, Eva yari yibereye kwa Octavio, yari ari kwinywera agacyayi. Octavio yari ari mu cyumba, maze Garadisi abaraje agisanga uyu mukobwa aha rero yumvise ari amahirwe agize kuba bahuye. Yahise amubwira tumva nakwiyamye inyuma ya mubyara wanjye, sinibaza ikintu kimushakaho. Naho rero Eva yahise amubwira ati hanyuma se nintamuva inyuma bizagenda bite? Garadisi yahise yikubita urushyi rwiza maze atangira kuvuza induru atarankubise, ari no kwibyiringira. Icyo atarazi ni uko nyine Octavio yari yamubonye ibyo yikoze byose. Yahise aza ati hano habaye iki? Naho rero Eva ati ariko rwose narumiwe, ati njyewe ngukozeho? Octavio yahise abwira Eva ati mbabarira ugiye mu cyumba gatoya ndaje. Eva rero yaragiye, maze Octavio ahita abwira Garadisi ati umva wa mukobwa we, ndakwiyamye rwose, nakwiyamye kwinjira mu byanjye, mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka. Nkunda Eva cyane kandi ntabwo wabinkuramo, sinzi impamvu ukomeza kutwinjirira mu buzima. Naho rero Garadisi ati ariko urabona urushya nkubise, noneho kuza umburanira, ahubwo uje umbwira ibyo ngibyo? Octavio ati byose nabibonye. Ati ariko se aho kugira ngo ushyire imbaraga zingana gutyo mu kwangiza umubano wanjye, ahubwo wazishyize mu kumenya icyatumye umugabo wawe ata umugore we, ko rwose mbizi neza ko ntacyo uzi. Naho rero Garadisi ati none se wakimbwiye ubundi wa mugani ko numva ntacyo nzi? Naho rero Octavio ati ntabwo ari njye kukikubwira, nawe nyine uzi ubwenge, uzakora uko ushoboye kose abikwibwirire, umenye ikintu cyatumye amuta, kubera ko nukimenya ndabizi ko nawe bizatuma utekereza kabiri. Octavio rero nyine Eva yari yaramaze kumubwira ikintu cyatumye uriya mugabo amuta, ko ari uko yafashwe ku ngufu, maze umugabo we akananirwa kubyakira, akanga kumuba iruhande, ndetse rwose bigatuma atangira kumwanga uwo munsi. Ariko nyine ntabwo Octavio yashakaga kubibwira Garadisi, yifuzaga ko Garadisi azabyiyumvira bivuye mu kanwa ka Elwa. Ku rundi ruhande ariko Elwa yabonye ibintu bikomeye, maze atinya ko bashobora nyine ibi bintu kuzabishyiramo na Garadisi. Yasinye za mpapuro za divorce, maze nyine azishyira yabwiye rero Eva noneho ko rwose bashobora kuzahurira imbere y'umwavoka wabo maze bagasinya za mpapuro za divorce. Barahuye rero maze barazisinya.
Eva rero yatashye yishimye, ibyishimo byari byamurenze, dore ko nyine yageze mu rugo maze akihagera agahita yegama ku rugi. Yatangiye gushima Imana ati Mana urakoze, urakoze kuba ntandukanye n'uyu mugabo mu mategeko, urakoze kubw'ibi bintu nkoreye. Byari ibyishimo kuri we, byari ibintu byo guserebura. Naho rero ku rundi ruhande Elwa we yatashye nyine ubona nta byishimo afite habe na mba, maze ariko akigera mu rugo ahita abwira Gladys ko avuye gutandukana n'umugore we. Ntabwo yari yishimye habe na gato, naho Gladys w'ibyishimo byari byose ati noneho ubu nanjye niteguye ko dushobora gukora ubukwe, kubera ko rwose uriya mugore akuvuye inyuma numvaga mpangayitse. Kwa Eva rero ho Octavia yahise akomanga, maze Eva arafungura. Octavia yaramuzaniye impano, atumva felicitation rwose, nabyumvise ko byagenze neza kandi nifuje kuba ari njye muntu wa mbere muri buhure. Eva yaramuhobereye aramukomeza, atumva nanjye ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, kubera ko ibi bintu rwose ni ibyo guserebura. Kuba rero uje ngo dufatanye kubiserebura ndanezerewe, ntabwo ushobora kubyumva. Batangiye rero gusangira icyo kunywa, ndetse rwose ibyishimo ari byose, kubera ko nyine yari yamaze gutandukana noneho n'uyu mugabo mu mategeko. Yari atuje, yumvaga umutima we waruhutse. Rero y'ijoro Gladys yabajije Elwa atari ko hari ikintu nshaka kukubaza, nifuza kumenya ikintu cyari cyarabatandukanyije n'umugore wawe, niki cyatumye umwanga ukumva utifuza kuzongera kumubona ukundi. Elwa rero ntabwo yagombaga kubimuhisha, kuko rwose Gladys yari ari kumubwira ati ndifuza kubimenya kugira ngo nanjye bitazambaho, nanjye ntazabikora bikadushwanisha. Naho rero Elwa ati ibintu byabaye wowe ntabwo byakubaho kuko wowe utandukanye nawe. Gladys ati hoya ndashaka kubimenya. Elwa rero yamubwiye uko byagenze. Akibimubwira Gladys yarahagurutse yikorera amaboko ati ndagowe noneho, atuzi ko nakunze umugabo w'inyamaswa ntabizi. Ati koko umugore wawe akagira ibyo bibazo maze ugahitamo kumuta, aho kugira ngo ahubwo umube hafi umuhumurize. Uzi ubwo ibihera ariko kuba ukuntu byari bibabaje. Cyakoze ni ukuri ndumiwe, ndababaye. Ntabwo nari nzi ko rwose umugabo tubana ari uko ameze, ntabwo nari nzi ko nta mutima ugira bigeze aho ngaho. Elwa rero yatangiye kumubwira ati hoya rwose, ati ubwo se wowe urumva yaza kuba nkawe bari kubigenza gute? Ati ikindi kandi nahashize nyine ibyo byararangiye. Gladys yahise amubwira atumva inkoni ikubise mu kiyebu yirenze urugo, kubera ko ibyo byabaye kuri Eva nanjye byambaho. Na accident yamubayeho, si ibintu yakoze abishaka. Ibyo wamukoreye rero nanjye wabinkorera, ntabwo rwose nagumana nawe. Yahise agenda afata varize ye maze atangira gupangamo ibintu kugira ngo yigendere. Rwose yari amaze kumva ko uyu mugabo nta mutima agira, kubera ko ikintu cyatumye ata umugore we ntabwo aricyo cyakabaye kibatandukana, ahubwo yakabaye yaramugumye hafi maze rwose agakomeza kumukomeza. Ariko we siko yabigenje, ahubwo nyine yahise yigendera. Elwa rero we rwose niba hari umunsi wamubereye mubi, ni uyu munsi wo gutandukana na Eva, kubera ko ni nawo munsi yabuzeho umukunzi we Gladys, dore ko nyine yumvaga bose yabagumana, ariko n'ubundi byarangiye abatakarije rimwe bose. Agahinda rero karamwishe, kandi nyine Gladys rwose ntabwo yari akeneye kumwumva. Mbese wabonaga uyu mukobwa ahise afata umwanzuro, kubera ukuntu yumvaga ibi bintu byabaye kuri mugenzi we naho bishobora kuzamubaho. Ku rundi ruhande rero Octavia ndetse na Eva bo rwose bari bari mu byishimo byabo, kubera ko niba hari umunsi washimishije Eva ni uyu munsi. Byasaga nkaho rwose hari amapingu amuvuye ku maboko yahoraga amufunze, yari ameze rwose nkaho yahoraga muri gereza. Uyu munsi rero yari afunguwe, ndetse rwose yari abonye ubwisanzure bwe. Amasaha rero yaragiye arakura bari guserebura, maze Octavia yarebye ku isaha asanga rwose yatinze gutaha bikabije. Yabwiye Eva rero ati natinze gutaha, gusa nicyo gihe cyo kugenda, ariko nanone nubwo ngiye ntuzibagirwe ko nakubwiye ko ngukunda. Ndagukunda cyane rwose, kandi nzakomeza ntegereze kugeza igihe uzumvira ko rwose ari cyo gihe kugira ngo umpe igisubizo cya nyacyo. Yarahagurutse agiye kugenda, maze Eva ahita amufata mu kiganza. Yaramubwiye ati hoya wigenda rwose, kubera yuko nanjye ndagukunda, nuko gusa ntifuzaga kujya
mu mubano nkiri mu wundi, ariko ndakubwiza ukuri, niba hari umuntu wambaye hafi, niba hari umuntu wanyeretse umutima mwiza, niba hari umuntu wambaye iruhande kurusha abandi bantu bose, ni wowe. Wabaye inshuti nziza kandi wanyeretse kwihangana, warakoze rero kumba iruhande. Ni ukuri ubu rwose ntabwo nakureka ngo ugende, sinshobora kureka uncika, kubera yuko ndagukunda cyane kandi ndakwifuza hafi yanjye. Nk'uko twasangiye umubabaro, ndarifuza ko dusangira ibyishimo mfite uyu munsi. Octavio rero yitegereje Eva maze aramwenyura, ibyishimo nawe byari bimurenze. Yaramubwiye ati ntabwo wakumva ukuntu nari ntegereje uyu munsi, iki gihe rwose nari ngitegereje. Barahoberanye rero bombi, ibyishimo byari byose. Octavio rero yabwiye Eva ati n'ubundi rero amasaha yakuze, nicyo gihe kugira ngo ntahe, ariko nizere ko tuzabonana ejo cyangwa ejo bundi, maze noneho tukaganira twitonze. Ndumva nifuza kuzaba ndi kukureba mu maso, ukongera ukansubiriramo ukuntu nkunda, ndetse nanjye nkongera nkabikubwira, kubera ko ndumva nakubwira ko ngukunda inshuro ntazi umubare. Ndumva nafashaka nk'ikintu nkabyandikaho, mbese ntabwo nzi ukuntu nabigusobanurira. Eva rero yarishimye, yari anezerewe. Basezeranye ariko nta n'umwe wigeze asinzira, dore ko n'ubundi baraye kuri telefone bari gucatinga, bari kuvugana nyine, babwirana ukuntu bakundana. Gladys rero we yahamagaye nyine mubyara we, maze aramubwira atumva burya bwose wa muntu ntabwo ari umuntu twari turi kumwe, ni inyamaswa yigendera. Yamubwiye rero byose ibyo yamubwiye, maze Octavio aramubwira ati ibyo ngewe nari mbizi, ariko nifuzaga ko abikwibwirira n'umunwa we. Yamubajije rero umwanzuro yafashe. Gladys amubwira ko batandukanye, kandi rwose ko noneho kuri iyi nshuro ari kumva cyane umubabaro Eva yaba yarigeze agira, kubera ko ntabwo yari azi ko Eva yarenganye bingana bityo. Yahise abwira kandi mubyara we ati umva, ni ukuri ndabashyigikiye mu rukundo rwanyu, ikindi kandi Eva ngomba kuzamuba hafi, ngomba kumusaba imbabazi, kubera ko ni ukuri yabaye intwari, yararwanye. Noneho ngewe ibyo nakoze ndatekereza ko rwose byamubabaje. Amagambo yose namubwiraga sinakabaye narayamubwiye, ahubwo ariya magambo yose nakabaye narayabwiye Eloi, kubera ko rwose ntabwo ari umugabo mwiza, ntabwo ari umwana mwiza habe na gato. Octavio rero yaramubwiye ati cyiza nuko n'ubundi ibintu byose ubimenyeye igihe, ubimenye amazi atararenga inkombe. Umunsi umwe rero Octavio yabwiye Eva ko yifuza ko bajya gusangira muri resto, kubera ko rwose n'ubundi bari basanzwe basangira kenshi cyane. Uyu munsi rero ubwo yamubwiye ko ari umwihariko, yaramubwiye ati wambare neza cyane kuko ngiye kukujyana ahantu nyine hari classe kurenza ahandi hantu hose nigeze nkujyana. Eva rero yarebye mu makanzu ye yose, maze yambara ikanzu nziza yari afite, dore ko rwose icyerekeranye n'imyenda cyo yari afite imyenda myinshi kandi myiza, yari asigaye yambara nyine ibintu biri classe, ntabwo yari akirirwa muri bya bikanzu bidasobanutse. Bagiye rero muri resto maze batangira gufata amafunguro. Uyu munsi uko Octavio yitegerezaga Eva, yaramwenyuraga, yaramurebaga akanga kumukuraho amaso. Eva ati ariko kuri kuntera isoni, kubera icyo uri kundeba cyane. Octavio ati nakubeshye sinjya nguhaga, ubwiza bwawe buhora bumbera bushya. Iyo ndi kukureba rero mba numva ntagukuraho amaso, mba numva nakomeza nkwirebera. Mu kanya gato rero Octavio yafashe Eva mu biganza bibiri, maze arongera amwitegereza mu maso. Yaramubwiye atumva Eva, sinzi uko nabikubwira, ariko n'ubundi mpora mbikubwira, reka nongere mbisubiremo, ndagukunda cyane. Eva ati ariko nanjye ndagukunda. Octavio rero yahise amanuka gake maze ashyira ivi hasi, yakuye impeta mu mufuka. Gusa muri kano kanya ari gukura impeta mu mufuka, Eloi yahise yinjira aje muri iyi resto, dore ko nawe yari gufata amafunguro, ariko yari wenyine. Eloi rero yaraje ahita yicara kuri table, yari iri ahantu mu nguni ari wenyine, nta nubwo yari yabonye ibiri kubera hano. Mu kanya gato rero Octavio yatangiye kubwira
Eva ati Eva uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, uri umukobwa w'inzozi zanjye, hanyuma rero nifuza rwose ko ari we wazambera mama w'abana. Eva rero yahise avuga cyane ati ndabyemeye rwose kuko nanjye ni wowe mbonamo papa w'abana banjye. Irwa rero acyumva ijwi rya Eva yahise akebuka maze ahita asanga Octavia ari kwambika impeta Eva. Eva yari yishimye ari guseka maze bahita bahoberana barasomana umwanya munini. Naho rero Irwa we yari ari kubitegereza yakuyemo rinete, agahinda karamwishe maze amarira atangira kubunga mu maso, dore ko nyine Eva noneho yari asigaye afite ubwiza burenze uko yari ameze kera. Noneho Irwa yumvaga rwose yaramuhombye, dore ko yarabonaga ko nyine ari we rwose wakoze amakosa, kandi nyine bigatuma abura n'umwe mu bo bari bari kumwe bose. Kano kanya agahinda karamwishe, we yari ari wenyine. Naho rero Octavia ndetse na Eva bo bibereye mu rukundo, bibereye mu byishimo. Eva yagize gutya amukubiseho ijisho, yahise akomeza nkaho rwose atigeze amubona. Bose bigumiye mu byabo, bakomeza kwibwiranira ukuntu bakundana, bakomeza kwisomanira, bakomeza kwihoberanira. Ibintu byari byiza, byari biryoshye. Octavia yahise abwira Eva ati sheri, ndumva ndifuza ko twakomereza n'ahandi tukajya guserebura, kubera ko uyu munsi ndifuza ko twaza gusereburira ahantu harenze nka hatatu. Yahise rero amuterura maze afata n'isakoshi ye barisohokera. Basize rero Irwa yicaye hano ubona rwose yabuze aho areba, ubona afite ibibazo byinshi. Barigendeye n'ubundi bajya gukomeza kwisereburira ibyabo. Naho rero Irwa yasigaye mu gahinda, agahinda kamwishe, dore ko noneho yari ari kwicuza ati iyo nza kubimenya ntabwo rwose mba narataye umugore wanjye, kuko umugore wanjye yari umugore w'umutima, ariko nyine ndi umuhombyi. Gusa kuba yarabyicuzaga ntacyo byari bikimufashije kuko byari byarangiye. Ubu ngubu rwose umutima wa Eva wari ufitwe na Octavia, niwe bari bari gukundana uyu munsi. Ahandi rero bagiye kwicara, Octavia yabajije Eva ati hanyuma se ko akazi wagasezeye, ubu noneho uri gupanga iki? Eva rero yaramubwiye ati ubu noneho ndi gupanga kwikorera, kubera ko nabashije gusevinga amafaranga menshi, mfite amafaranga ahagije rwose, ndashaka rero kuzakora ibintu byanjye. Octavia ati none se utekereza ko uzakora iki? Eva turumva nifuza nyine kuzakora ibintu byo kujya ndekorera abantu amazu, ariko kudekora nyine mu mazu mo imbere. Ati ni ibintu nakunze cyane kubera ko nafashe n'umwaka ndabyiga nshoje kaminuza. Ni ibintu rero nzi neza kandi nkunda, rero nibyo nifuza kuzakora, amafaranga yo kubikora ndayafite. Octavia rero yaramubwiye ati umva kuraje ni ukuri kandi nkuri inyuma, buri kintu cyose uzankeneramo rwose uzajya umbwira nzajya ngufasha. Gusa nanone ntabwo tugomba kwibagirwa yuko tugomba gutegura n'ubukwe bwacu, kubera yuko niba tumaze kwemeranya yuko tuzabana nta kindi gisigaye uretse gutegura ubukwe. Kandi numva ibyiza ari uko twategura ubukwe nyine bworoheje, ubukwe butarimo abantu benshi kuko njye simbikunda. Naho rero Eva ati ubundi se naba ntumira abantu benshi wagira ngo ndabafite? Ni inshuti nke cyane mfite, noneho nyine nawe nanjye ndakubwiza ukuri ubanza njye ntazarenza n'abantu 10. Octavia rero yaramubwiye ati umva gusa nyine uwo munsi ndumva nkutegerezanyije amatsiko menshi, umunsi nzaba ntekereza ko ubaye iwanjye utazongera nyine kuncika ukundi, ndetse rwose ntekereza ko noneho ngiye kujya nkujyana ku kazi, narangiza nkanagucyura nkakugeza mu rugo. Ndumva nyine ibyo bihe ntazi ukuntu rwose bizaba bimeze, gusa bizaba ari byo bihe by'ibyishimo nigeze ngira. Eva rero yaramubwiye ati nanjye niko mbitekereza, kubera ko ntakubeshye niba hari ibihe nigeze nishima ni ibihe wari uri kumwe nanjye. Noneho ndatekereza rero umunsi tuzaba turi kumwe tubana akaramata byo bizaba birenze. Barongera rero barahoberana, ibyishimo byari byabarenze, mbese wabonaga rwose bari mu ijuru rito ryabo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.